abo tugenzura tubahubasha bwo gukora, tukabashyira amabwiriza n'amategeko, ndetse n'iyo bibaye ngombwa turabahana iyo hari ibyo batubahirije mu byo babahaye umurongo wo kugenderaho. Mu itumanaho ubwo birumvikana ko tugenzura aya makampani aduha itumanaho. Tugenzura serivisi z'amaposita, tugenzura ingufu zisubira n'izitisubira n'imyuka ikoreshwa mu bitembo, ibyo ni energy, tukagenzura amazi, tukagenzura isuku n'isukura, tukagenzura gutwara abantu n'ibintu ku butaka no mu mazi gusa, tukagenzura uburyo bwo kurinda ingaruka z'imirasire yangiza aribyo radiation, ndetse tukagenzura petroleum. Umufatabuguzi ni umuntu wese ugura serivisi kugira ngo ayikonsome, uwo bita end user mu cyongereza. Ni ukuvuga ngo arayigura akayikonsoma bikarangira, ntabwo ayigura ngo nawe ayicuruze abone inyungu. Hakabamo n'utanga serivisi. Utanga serivisi rero rura bose ibirimo hagati ireba niba amabwiriza n'amategeko yashyizweho atabangamiye abafatabuguzi cyangwa se abatanga serivisi. Ni ukuvuga ngo ibamo nka arbitre ireba uko ibintu bigenda kugira ngo irebe ko bigenda neza, aho bisa nk'ibitangiye kuyoba ikabigarura mu murongo. Dufite rero inshingano zo gushyiraho amabwiriza nk'uko nabibabwiye mbere. Abo kandi tugenzura tubashyiriraho amabwiriza abagenga, hanyuma tukanabagenzura kugira ngo turebe ko imirimo bakora koko igendera ku mategeko bashyiriweho. Dukora ku buryo imirimo ifite igihugu akamaro idahagarara. Turengera inyungu za bose, abatanga serivisi ndetse n'abazihabwa. Icyo ngambiriye kubabwira ni ukugira ngo tumenye, tuganire muri make umufatabuguzi n'indi. Ese ni iki gituma umufatabuguzi arengerwa? Impamvu ituma umufatabuguzi arengerwa nari maze kubabwira. Umufatabuguzi uwo ari we n'ugura serivisi kugira ngo ayikonsome. Umufatabuguzi rero arengerwa kubera ko niwe ufite imbaraga nkeya imbere y'umuha serivisi. Turengera umufatabuguzi kuko niwe nkingi y'iterambere kandi niwe utuma ibyo byose birangira. Ni uburenganzira bwe ko ahabwa serivisi zifite ireme. Dufite uburyo tugenzura tukareba n'izo serivisi zitangwa koko nk'uko nari nabivuze haruguru. Tunasaba abafatabuguzi musabe inyemezabwishyu igihe cyose muguzi. Harimo n'uburyo dushobora kwiyambaza rura igihe turenganijwe muri ziriya serivisi navuze haruguru. Harimo guhamagara 3988, kwihamagara n'ubuntu. Dushobora kutwandikira, dufite email, ndaza kubisiga byose, dufite website, dufite uburyo bwinshi watugezaho ubutumwa bwawe uduhamagaye, utwandikiye, cyangwa se umenye nimero y'umwe mu bo dukorana ukamuhamagara, ubutumwa bwawe abutugezaho. Ni ukuvuga ngo dufite uburyo bwinshi twakira ikibazo iyo wari ugitanze. Iyo turimo dukemura ibibazo tugerageza kumvikanisha ababigiranye, tukareba niba nta ngaruka ziri bube ku mufatabuguzi, cyane cyane kuko niwe turengera igihe cyose, kuko nk'uko nabibabwiye niwe nkingi y'iterambere kandi niwe ufite imbaraga nkeya imbere y'umuha serivisi.